ikaze kuri channel yanjye. Comment zanyu narazisomye zangezeho, ndetse abenshi mwambwiye ko mukunda ikiganiro video iyo ndimo kubatembereza, ariko mumenye ko turi muri winter hano, turi mu mbeho, ntabwo umuntu yabikora buri gihe, biterwa n'ukuntu haba hakonje hanze. Ariko niba ugiye gukurikira ino video, nyamuneka kora subscribe. Ndabizi ntabwo ngira bya bintu ngo biba bishyushye bya biganiro, hoya ntabwo nzajya aho ngaho. Ngenda ngira ngo njye mbaha ibiganiro bibatembereza, bibaha iyo nzozi yo kujya, yo kwifuza se kuzatembera isi, kuko nta mahirwe nagize kuba ndi umwana, ndi mutoya. Ubu rero ntabatindiye, ngiye kubereka Chinatown. Ngiye kubereka muri Chinatown, kubera ko niba hari abantu bakora no mu Rwanda murababona, harya ni kuri 2000 abashinwa bari mu isi yose. Ubu rero nkaba ndi ku muryango aho Chinatown itangirira, iyo muri Vancouver, akaba ariyo ndetse ngari cyane, ni nini muri Canada, indi ni muri San Francisco. Abashinwa ba mbere bavuga ko bagezwe muri Canada muri 1788 se, baje kubaka mu kazi. Hanyuma abandi benshi batangiye kuza muri 1888. Niba ukunda amateka, nanjye nkunda amateka. Hari byinshi twakwigira ku bashinwa as a community. Ubwo n'aba diaspora ndimo kubwira, icyambere bari kumwe, barakundana, barakora, baba bari kumwe. Se kuki natwe tutagira Rwanda Town cyangwa hari muri Quebec? Ni mumbwire niba ihari. Ntabatindiye rero, ubwo turi ku muryango, tugiye kugenda dutembere. Hari amateka menshi, nanjye ndabereka n'ahantu nafatiye ivi, ndetse hajya nuko twabivuga, ni hano hafi, ndahabereka. I'm good, barimo kunsuhuza. And yes, ubu rero reka mbere ku muryango. Murabona nyine turi ku muryango wa Chinatown, aho ngaho itangirira. Ngiye mbagira ngo bibahe ibintu bigaragara neza. Ubwo murahabona. Ubu rero ngiye gufata kamera tugende. Okay, ubwo tugiye kujya muri Chinatown. Mwabonye ahantu umuryango utangirira, murahabona. Ubwo amateka nawe nababwiye. Ukinjira muri Chinatown rero, hari ahantu ngira ngo mbereke bashyize muri Guinness World of Records. Ni cya gitabo bandika mo ibintu cyangwa ibikorwa byihariye, Guinness, ibintu utabona ahandi. Nyine nuko nabisobanura. Uko ngenda mbereka ino Chinatown, hari ikintu mugomba gukomeza gutekerezaho. Ntabwo ari uko yahoze, hari amazu menshi yashaje, umva ni ya kera, kandi ubwo ni nkaho habaye muri ghetto. Niyo mpamvu usanga abantu benshi twita homeless bari hafi hano. Hari ikintu twita gentrification, bagenda bimura abantu hano kugira ngo bahubake. Ubwo ahantu ngira ngo mbereke rero ni hano Jack Joe Insurance. Kanze mabereke iyi nyubako mubona. Nkuko nabivuze kare, ifite World Guinness World Record, kuko niyo nyubako ifite umubyumba muto kurusha izindi mu isi. Ni ukuvuga mu cyongereza world skinniest building. None umunoteri nyine wahubatse ni hato cyane, donc winjiramo wunamye ukuntu, ndetse ntabwo ubasha no gukwirwamo. Ni hato cyane mu imbere, niyo mpamvu habonye icyo nyine gihembo uyu munoteri. Ukabona ko kubaka buri ibintu bitangaje, ntabwo biba bisaba gushora amafaranga menshi. Ubwo rero ntangiye kugenda ngana muri Chinatown, ngiye kugenda mbereke. Harimo kuba nyine gentrification, kugenda bimura abantu kugira ngo bahubake inyubako nshyashya zivuguruye neza. Ubwo none Chinese Cultural Center, reka tuhajye turebe naho. Uko rero kugenda dukomeza mureba muri Chinatown, murabona ko hano n'akazuba kavuye. Uyu munsi ni umunsi mwiza ushimishije cyane, nuko navuga ushimishije cyane kuko ntabwo tubona izuba. Okay, ubwo rero ngiye kubereka ahantu navuga hari special. Yes, ku giti cyanjye, kuko niho natereye ivi. Reka duhere hano tuhabereka. Murabona
So Chinese Cultural Center, abashinwa tujye tububaha cyane pe, tujye tububaha, baba barakoze akazi keza, baba barubatse ibintu byiza kandi bakunda umuco wabo, cyo kintu kinshimisha cyane. Hano ni nkaho ngeze mu Bushinwa ahubwo, ariko uzi ko fashe nka ka video gutyo kavuga ndi mu Bushinwa abantu babyemera, sibyo? Gutembera ni byiza. Ubwo rero tugiye kwereka ahantu bita Dr. Sun Yat-sen Park. Ntago nzi niba kwinjiramo biba byemewe, ariko turareba. Ariko ubwo turahageze, ubwo ariko hakaba haritiriwe n'umugabo mubona. Ubwo tugiye kumva amakuru ye. Uzi ko hafunze uyu munsi, nzagaruka. Ariko rero muri make hano, kano ga park keza, kano ga quiet park niho rwose, yes, niho natereye ivi. Welcome to Dr. Sun Yat-sen Park. Uyu mugabo ninde? Naza gushaka amakuru ye, ariko murahabona. Ubwo nanjye kuhabereka, tuzagaruka tuhabereke, ariko ndagira ngo murebe kuntu hano hantu ni heza. Dukomeze dutembere muri Chinatown. Ubwo namwe mwambwira muri comments, azuba kavuye, mwambwira muri comments ko mubona hano hantu. Se mu Rwanda tugira Chinatown, nzi ko muri Kenya irahaba, i Nairobi bagira Chinatown. Okay. Bon. Ubwo tuvuye hamwe, ubwo dukomeze tugende Chinese Cultural Center. No mujyi hano muri Chinatown, ubwo nababwiye kare barimo kugenda bubaka andi mazu mashyashya, ubwo bigatuma bagenda bimura abantu, kandi n'ahantu ntabwo hagituwe cyane. Vancouver ntabwo abashinwa baba muri Chinatown honyine, baba n'ahandi henshi, ariko ubwo hano ahantu hari amateka, kuko abaje mbere niho batangiriye ubuzima bwabo, ukanasanga n'ibintu byihariye byabo. Hano bagurisha ibitabo, bookstore, amaduka nayo arahari. And ntabwo ari just ibintu biri Chinese, usanga amaduka yihariye agurisha ibintu byabo, yaba ari imyambaro, utuntu n'utundi, cyangwa isoko, cyangwa ubu coffee shop bwabo, ahantu wenda h'icyayi, bita antique. Muze tugende. Bagerageza mbereke ibyo twabona byose. Vancouver, kiza cya Vancouver izi nyine ndikubona ziri mu Gishinwa se. Ntabwo zigaragara hano muri Vancouver, n'ahantu abashinwa batuye cyane kandi bubatse community ihambaye. Yes, kandi ukaba turimo gutangira umwaka w'abashinwa, Chinese New Year, nkuko mubibona. Ndumva uyu mwaka ni umwaka wa snake, the year of the snake, inzoka. So ubwo ndumva hazaba iminsi mikuru yo gushimira uno mwaka. Hari n'amaduka urabona, ntabwo ano ni mashyashya. Hano hari sofa, ntabwo ari ibintu gusa bya kera bihari. So iterambere ribaha hose. Kera bagira cyane, abashinwa ikintu bagira cyane ni ibiryo, kandi barabyitabira. Nanjye ndebe ko nta kintu nafata ahubwo. Abana bafite za amaban, pork bun. Reka tujye kugerageza.
dumpling. Kiza nuko igeza nk'amaresitora yabo yihariye abafitemo amateka. Ino bayitangiye muri 1980. Urumva ko nta hantu hihariye nyine wabona uje gusa hano. Alright, dukomeze cyangwa tujye kurya pork bun. Tugende. Wow. Hano ni hehe? Amaresitora naba hari menshi, ni byiza, n'amaduka agushutse n'utundi. Natwe dukeneye kuzagira Rwanda Town. Ntabwo byaba ari byiza se? Natwe dufite ahantu hitwa nka Rwanda Town. Rwanda Town. Ndumva ahantu nabonye batangiye kujya bashyira amaduka agurisha utuntu two mu Rwanda ukuntu. Ndumva ni muri Quebec. Mwankosora muri comments. Alright, dukomeze tugende. Nta muntu wahakana ko Chinese traditional medicine ari iya mbere mu isi, sibyo? Dushaka umuravumba hano ahubwo. Dushaka umuravumba hano. Ndabona afite n'ubunyobwa hano ahubwo. Peanut, bafite ubunyobwa n'ibishyimbo. Utuntu twose. Nzi ko ari ahantu gusa umuntu yagura imiti, ariko ino imeze nk'aho n'amafi ahubwo. Niba kubona amafi hariya. N'amakayabu. Ndimo kubona amakayabu hariya.